tuguhaye ikaze kuri Sem7. Impamvu imwe rukumbi ituma abantu bamwe biga ibintu bakabifata abandi bakiga ibintu ntibabifate, akenshi biterwa n'uburyo bwakoreshejwe. Hari abantu bafata igihe gitoya bakakiga ibintu byinshi, akenshi abo bantu birangira babyibagiwe. Hari abandi bafata igihe cyabo gitoya cyane bakiga ibintu bikeya, gusa ibyo bintu bakazajya babikora bisubiramo. Urugero, umuntu akiga uyu munsi iminota 3, n'ejo agafata indi minota 3, gutyo. Ibyo bintu nibwo buryo bwonyine bushoboka butuma ufata ibintu ku rwego rwo hejuru kandi bikaramba mu mutwe wawe. Niyo mpamvu twabateguriye amasomo natwe muri ubwo buryo. Ni iminota 3 kugeza kuri 5 kuri buri somo muzabona hano, ari ay'Icyongereza ndetse n'ibindi tuzagenda tubategura. Nabicisha amatsiko, reka dutangire. Tubahaye ikaze kuri Sem7. Uyu munsi tugiye kwiga Icyongereza. Tuguhaye ikaze wowe uhisemo kubana natwe. Dutangiye urusobe rw'amasomo azagufasha kumenya Icyongereza. Turagusaba kudacikwa n'isomo na rimwe muri urwo rusobe. Niyo mpamvu tugusaba gukanda subscribe, kandi niba wararangije kubikanda nabwo usangiza abandi amasomo meza nk'aya ngaya. Ahangaha tugiye kurebera hamwe indamutso. Ku foto muri kubona hari abantu babiri, nk'uko muri kubona bari gusuhuzanya. Hari umukobwa witwa Anna, hari n'umuhungu witwa John. Reka turebe ukuntu basuhuzanya cyangwa se indamutso mu rurimi rw'Icyongereza. Ubundi mu Cyongereza uko barakuramukije niko nawe usubiza. Ni nko mu Kinyarwanda uko uvuga ngo good morning. Ni ukuvuga ngo rero mu Kinyarwanda iyo bakubwiye ngo mwaramutse, usubiza ngo mwaramutse. Naha niyo mpamvu tubona ko iyo umuntu akuramukije uko akubwiye niko nawe umusubiza akenshi. Ariko hari n'indamutso z'umwihariko. Reka turebe ingero nkeya. Hi. Betty n'uwo hejuru avuga ngo hi, John amusubize ngo hi. Hello. Good morning. Murabona ko ni ibintu bisanzwe nk'ibyo mu Kinyarwanda. Anna agira akamubaza ngo how are you? Noneho John akamusubiza ati fine, thanks, or thank you. Aha mu Kinyarwanda how are you ni nko kubaza ngo mumeze mute, cyangwa umeze ute, umeze neza. Noneho igisubizo kiza ari meze neza cyangwa ntago ari neza. Nibyo ibi ngibi biraha yasubije ngo fine, thanks. Ubwo turizera ko uyu munsi umenye uburyo wakora ikiganiro uhuye n'umuntu uvuga Icyongereza byibuze amagambo 2-3. Mujye mukora practice kubera ko ururimi wize ubifata mu mutwe gusa urarwibagirwa. Rero twarebye mu buryo buri affirmative cyangwa se ubwo kwemeza. Mu gihe rero uramutse ufite igisubizo gitandukanye no kuba umeze neza, wenda utamerewe neza, ushobora kuvuga uti I'm not okay, not bad, I'm not well, n'ibindi nk'ibyo. Hanyuma rero urimo uratekereza uti nyuma y'amagambo make nk'aya Icyongereza cyaba kinshiranye. Hari ikibazo gise kikuza mu mutwe uti ubwo ari umuntu wa mbere namaze iki kibazo. Ushobora kumubaza ngo what is your name? Ahangaha Anna abajije John ati what is your name? Next lesson we will see this. Mu isomo rikurikira tuzareba igisubizo cy'iki kibazo. Hanyuma rero kugira ngo dukoreshe ya minota 3 yacu neza, ngira ngo murabona ko byahuriyemo. Ahubwo reka dusubize ibibazo bari batubajije byabajijwe mu cyo twita the challenge question. Mwabona kuri Facebook page n'ahangaha kuri YouTube channel. Ikibazo cya mbere kirarebana n'abantu baza amasano. Pointing to a photograph, a man said, I have no brother and that man's father is my father's son. Then the question is, whose photograph was this? His son, his own, his father, his nephew. Mufate amasegonda nka 30 mutegereze kuri iki kibazo mugisubize. Wahagarika video ukabikora. Ndategereza mwabirangije. Reka noneho turebe igisubizo. Igisubizo ni B. His son. Igisubizo ni his son, ariko hano twibeshye ku nyuguti ni A. His son. Impamvu, since the narrator has no brother, his father's son is himself.
So the man who is talking is the father of the man in the photograph. Thus, the man in the photograph is his son. Icyo turakirangije. Challenge number 2. Iyi challenge twabajijemo ibibazo bitanu, ari byo ibi bikurikira. Mushobora kubisoma mukongera mugafata naho mwari mwabisubirije mukareba ko ibisubizo mwasubije n'ibyo tugiye kubaha bihura. Ikibazo cya mbere. Before Mount Everest was discovered, what was the highest mountain? Iki kibazo abantu benshi barakishe ariko basanzwe bakizi. Reka turebe igisubizo. Everest Mountain. Umusozi Everest ni wo munini ku isi, ni nawo wari muremure ku isi. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko bamenya ko ari wo muremure cyangwa babimenye, ntabwo byigeze bihindura ko ari wo munini. Niyo mpamvu cyabananiye. Ngira ngo iyo trick murayumvise. Ikibazo cya kabiri. Which word in dictionary is spelled incorrectly? Ni irihe jambo muri dictionary ryanditswe ngo nabi cyangwa ryanditswe ngo incorrectly? Iryo jambo nta rindi ni nabi ubwayo cyangwa se incorrect. Icya gatatu. Who makes it has no need of it, who buys it has no use for it, who uses it, it can neither see nor feel it. What is it? Ikintu umuntu akora kitamufitiye umumaro akakigura atari uri bugikoreshe, n'uri bugikoresha akaba atakibona cyangwa ngo acyumve, icyo kintu ni iki? Coffin, imva. Kuko abazikora cyangwa abazicuruza ntabwo baba bazicuruza ku bwabo, n'abazikora ntabwo bazikora ku bwabo. N'uwasinziriye bagiye gushyinguramo ntabwo aba arabyumva cyangwa ngo abibone. Kuko iyo umuntu apfuye ibitekerezo, imigambi byose biba birangiye. Ni icyo ngicyo rero coffin. Icya gatatu. Nari mbakopeje. Mwongere murebe aho mwanditse ibisubizo murebe ko ari byo. What can travel around the world while staying in a corner? Ni ikihe kintu gishobora kuzenguruka isi kihagarariye ahantu hamwe? Ni iki rero? Aha, reka turebe niba waragikoze. Postage stamp ni kashi. Cya gatanu. How many of each species did Moses take on the ark with him? Ni ibihe binyabuzima Moses yatwaye mu nkuge? Wasubije aho iki? Reka turebe ko bihura n'icyo wasubije. No species or zero species did Moses take. Moses cyangwa Musa ntabwo ari we wagiye mu nkuge. Niyo mpamvu rero nta nyamaswa n'imwe cyangwa ikinyabuzima yajyanyemo. Turabashimiye mwe twabanye, mwibuke gukanda subscribe, musangize bagenzi banyu ibintu nk'ibi byiza. Ibyiza biracyari imbere. Muri komanteri mwandikemo n'ibindi mwifuza. Ciao ciao.